umuco mu iterambere. Murarikiye gukurikirana ikiganiro umuco mu iterambere kuri BTN TV, aho tugaruka kuri byinshi byaranze umuco wacu w'Abanyarwanda ndetse n'uyu munsi bikituranga dukwiriye gusigasira kugira ngo tugire rya terambere rirambye kandi rishingiye ku muco. Nta terambere ntaho twaba tugana, kandi nta n'iterambere ridashingiye ku muco ryaba rifite aho turituganisha. Mbararikiye rero gukurikirana iki kiganiro. Twerekeje mu Kaniga ku kiraro cy'Inyambo, aho tugiye kubona n'izindi nyambo nyinshi ndetse tukabona n'uruhererekane rw'izindi nka uburyo zigenda zivuka kugeza ku nyambo. Ntimujye kurenyakira amashusho zanyu rero. Ntabwo ari inyambo zonyine turi burebe cyangwa se izo nka zonyine, kuko muri kino gihugu harimo n'izindi nka z'amahanga. Namwe wenda mushaka kuba muzibona ariko mutazi ngo iyi ni inka y'amahanga cyangwa se ni inka y'inyarwanda. Ni ngombwa ko tubisobanukirwa rero. Ndi kumwe n'umubyeyi ahangaha ubarizwa ahangaha mu kiraro cy'Inyambo, agiye kutwibwira hanyuma atubwire, ngira ngo murabona ko hari n'inka iri kwinikizwa hariya, atubwire iyi nka ni bwoko ki, atubwire ndetse n'andi mateka y'iyi nka tubona ahangaha. Ariko aratangira abibwira kugira ngo mumumenye, atubwire n'icyo ashinzwe n'icyo akora ahangaha. Murakoze. Nitwa Metere Rutinywa Rugeyo. Aha rero ku kiraro cy'Inyambo abandi umushumba mukuru waho, akaba ari giye ushinzwe iki kiraro n'izi nyambo ziraha. Ndabivugira ko ubundi ntabwo nakubwira ko ari izanjye, kuko twese tuba turagiriye igihugu. Umuco wa kera aho inyambo bazabaga ari z'umwami na rubanda rw'umwami. N'ubu rero nanjye ndi umushumba uragiriye inka z'igihugu. Umwami ntihari umwami ariko hari perezida wa repubulika. Ngira ngo icyo kintu urakizi ko Abanyarwanda ari bo bahagarariye. Buriya duhagarariwe n'abantu babiri, Imana y'u Rwanda na perezida w'u Rwanda. Rero nkaba ndi hano ari gihe mukuru w'iki kiraro cy'Inyambo, nkaba ndagiriye igihugu, nkaba ndaha ku kiraro cy'Inyambo. Urakaza neza mu kiganiro nyakubahwa mushumba mukuru w'iki kiraro cy'Inyambo. Iyi nka ni bwoko ki? Iyi nka ifite amaraso, navuga ko ari abiri. Ifite amaraso y'ubwoko bw'inka zitwa Frizone, ikagira n'amaraso y'inyambo. Nyambo zacu inka z'inyarwanda. Udukurikiye ashobora kuba adasobanukiwe inyambo n'iki, yabonye ko ari za zindi z'amahembe, wenda muraza kudusobanura birambuyeho, akaba atanasobanukiwe Frizone n'iki. Wadufasha kubitandukanya? Frizone ngira ngo uko twabitandukanya ni inka z'amahanga zagiye ziza mu gihugu kubera ko tuzikeneye, kubera ubwiza zari twazibonyeho. Ngira ngo murabizi mu gihugu zirahari nyinshi, abantu baranazitunze ubu ngubu nk'uko nabikubwiye. Ntangira nkubwira ko duhagarariwe n'Imana y'u Rwanda na perezida w'u Rwanda. Inka yaraziduhaye Abanyarwanda twese, hari gahunda ya gira inka. Akenshi rero izi nka nizo baduha kubera ubwiza bwazo n'umukamo wazo. Ati izi nka nizo babaha kubera ubwiza bwazo n'umukamo wazo. Ese ubwo iyo bayiguhaye utubwiye ko iva ku Frizone ndetse ikava no ku Nyambo, icyo gihe yitwa iki? Yitwa bazita mu Kinyarwanda, navuga ngo ni ibyimanye, kuko kiba ari ikimanye cy'inka y'amahanga n'inka yo mu Rwanda. Ariko nta nubwo ari nazo batanga izo z'ibyimanye, batanga n'izuzuye. Izi z'ibyimanye ziri hano kuko hari inka z'inyarwanda. Ubundi ahandi babaha Frizone yuzuye cyangwa Bw'Inka yuzuye cyangwa indi nka y'amahanga yuzuye. Hano urahayibona kuko hari inyambo nyine ishobora kubona ikikomokaho. Yitwa ikimanye rero iyi ngiyi, ikimanye cy'inyambo na Frizone, cyangwa se n'inka y'amahanga yavuye mu mahanga. Urakoze cyane. Ngira ngo abadukurikiye mwabyumvishe ko iyi nka ni ikimanye gikomoka ku nka y'inyamahanga ndetse n'inka y'inyarwanda. Mwabibonye ko harimo igikorwa cyo kwinikiza. Rero barahumuje. Iyo tuvuze guhumuza ni ukurangiza gukama. Tuvuze mu Kinyarwanda kugira ngo n'abatabyumva babimenye, guhumuza niko kurangiza gukama. Rero iyo bahumuje bazana amata mukakira. Hari amagambo akoreshwa, ntabwo ari ibintu bapfa kuvuga gusa. Uravuga ngo zirakamwa. Hanyuma rero amata agahabwa abana. N'uwo muhango nawo mukwiriye kuwumenya.
nyuma rero yo kwakira amata abuganizwa mu gicuba, yamara kubuganizwa mu gicuba bakayashyira mu nkongoro igihe bagiye kuyaha abana. Aricyo gikorwa kigiye gukorwa, uyu mubyeyi agiye guha abana amata. Uyu ni umuco mwiza cyane tudakwiriye kureka, dukwiriye gusigasira, kuko ntidukwiriye gutora iby'ahandi dusize iby'iwacu. Nimurebe ukuntu abana banezerewe bari kunywa amata mu nkongoro. Abana basa nk'abakuzeho bigiye hejuru gake. Iyo yabaga ari umwana uri munsi y'abariya abana mureba banyweshaga amata icyo bita injome. Ni inkongoro iri munsi y'iriya nkongoro mubona bari gukoresha. Amata ni igisobanuro gikomeye cyane mu muco wacu wa Kinyarwanda. Ngira ngo murabizi hambere amata nibyo byari ibiryo, amata nibyo byari icyo kunywa, amata nibyo byari byose byadutungiraga ubuzima. Rero amata aturuka kuri izi nka dukwiriye kumenya agaciro k'izi nka, ntizigende buheru, tugasigasira iby'umuco wacu tukabimenya, n'abaturutse imahanga bakabimenya, natwe ubwacu rega tukabimenya, ntitukajye kubibaza abanyamahanga kandi ari ibyacu. Nyuma yo guha abana amata bahumuje, abana nabo bagiye guhereza amata intama. Ibi bisobanuye iki mu muco wa Kinyarwanda? Ibi ni ibyiza by'amata. Ni ibyiza by'amata, amata ikiremwa muntu, inyamaswa, ikindi cyose gihumeka gishobora kubaho kubera amata. Kandi ni n'ikintu cyiza gitegura abana kumenya ko batazanywa bonyine amata, bazamenya gusangira n'ibindi bibakikije. Ni umuco w'abakurambere bacu. Nta unywa amata wenyine, ariko babibatoza bakiri n'abana. Bakanywa amata ariko bakavuga bati turaza guhaho cyangwa gufungurira ziriya ntama nazo tuzifungurire ku mata. Murakoze cyane. Abana banywaga amata. Ndabona mufite ahantu heza rwose ho kwishimira, umuntu ari kunywa amata ndetse areba n'ibyiza bitatse u Rwanda. Aha hantu mwahatekereje mute ko mbona ari heza? Twahatekereje nyine kubera ubwiza bwaho nk'uko wabubonye nawe. Tubona ko hakwiriye kuba haba ikiraro cy'inyambo. Ikindi kandi ngira ngo nabikubwiye, ubundi umusozi muremure ni mwiza kuwushyiraho inka. Akenshi ntugira isazi kuko haba ari hejuru, haba n'indwara nke ku nka, haba hari ibyiza byinshi bituma inka zimererwa neza nk'uko uriho ubireba. Nibyo twagendeyeho tuhatoranya kugira ngo tuhashyire ikiraro cy'inyambo. Ariko hari n'andi mateka buriya yaho hafite afashe n'ubundi ku gihugu, nayo ubwo ngubwo nuza ari yakuzanye nayo uzayareba. Murakoze cyane. Buriya tuzabishakira umwanya, ariyo mateka tuzanye twe twaje muri gahunda y'Inyambo. Uti uyu musozi twahisemo kubera kuri hejuru, nagenda nagumye kubyibazaho kubera iki mu misozi dufite itandukanye mu gihugu mwahisemo ahantu. Ariko mwabyumvishe ko umusozi muremure akenshi ubereye inka kubera ko ubasha kutagerwaho n'amasazi cyane. Arakoze. Reka dukomeze rero tujye no mu zindi nka adusobanurire byimbitse, tumenye izo nyambo nyirizina twahoze tuvuga cyangwa twahoze tubona. Turabona n'izindi zikomoka gute cyangwa se ziva inkomoko yazo. Murakoze cyane. Mu gihe tugitegereje ko inka zitaha, tugiye kuganira mumenye inkomoko y'inyambo. Inyambo ubundi tuzibona biturutse kuki? Ese ubundi nizo nyambo zonyine dufite mu gihugu? Ese ubundi nizo nka zonyine dufite mu gihugu? Hari inkuku, hari inkungu, ntimuzizi cyangwa se bamwe muri mwebwe murazizi. Reka umubyeyi wakomeje kudufasha kudusobanurira ibijyanye n'inka, ariwe mushumba mukuru mu kiraro cy'inyambo, atubwire itandukaniro ry'izo nka, inkuku, inkungu, inyambo. Murakoze cyane. Ubundi inka z'i Rwanda nkuru ni inkuku. Inkuku nizo nka z'i Rwanda nkuru. Abanyarwanda rero bagiye kubera ubuhanga bwabo no kuba bakunda inka banazizi neza, barazizamuye nk'uko mubona ziriya z'amahanga nahoze mbereka. Buriya ni ibintu baba bamazeho igihe bakora, bavangavanga, babangurira. Abanyarwanda rero nabo barabanguriye, babangurira inka zabo, bazishakira imfizi, barazibangurira, bazigeza ku rwego babonamo inka yitwa inyambo, itangira gusumba inkuku. Barabanje bashaka imfizi nziza batoranyije mu buhanga bwabo, bayibangurira inka z'inkuku.
zari mu Rwanda, zari zisanzwe mu Rwanda zigiye cya Gihanga, zazanywe na Gihanga mu Rwanda. ubwo iyo mfizi nziza uri kutubwira bayikuye mu Nyambo? Bayikuye mu Nyambo mu karere urabona buriya karere, aka karere turimo kaba karimo inka, ariko ubuhanga bwo kuzibangurira ngo ube wazikuramo inyambo nibo bari babwihariye, aba babyeyi bacu, abakurambere bacu nibo rero bamenye uko batoranya imfizi baza kubangurira ya nka y'inkuku. Bayitoranya rero mu karere bari barimo muri icyo gihe, no mu nka zari zikarimo muri icyo gihe. Baraza rero bayibangurira inkuku. Inka ya mbere yazivutseho bayita ikigarama. Ikigarama ibitangiye kuzamuka isumba inkuku, ariko itaraba inyambo, kuko urumva ubwo bari mu nzira ibangurira basanga inyambo. Bongeye kuzibangurira zibyara inka bayita inkera kibumbiro. Kibumbiro sinzi kukizi cya Kinyarwanda, ubwo bitangiye kuba inka ndende inywera mu kibumbiro, ubundi kiba kibumbiye nyine, kubumbira barakizamura, ni ukuvuga ngo kiva hasi babumbira kizamuka, ikaba ishobora gushyikira amazi mu kibumbiro, bayita inkera kibumbiro. Inkera kibumbiro barongera barayibangurira nanone kuri ya mfizi bahereho y'inyambo, iza kubyara nanone inka bita izimirizo. Izimirizo rero nizo zabyaye inyambo y'ingegene, batoranyamo inyambo y'ingegene, arizo ujya ubona, arizo wabonye mu Rukari, arizo zari zihari na kera bamurikiraga umwami cyangwa n'abandi bashyitsi bakomeye bagendereye igihugu, cyangwa n'abandi banyarwanda bishimye nk'igihe cy'umuganura nk'uyu munsi, bakazibamurikira babereka ibyiza by'igihugu cyabo. Nuko nguko inyambo abanyarwanda nibo bayiremye, ni yabo, ariko amateka y'igihugu urayazi, hari abatangiye kuziyitirira mu karere bakaziha n'andi mazina ajyanye nabo n'ibihugu byabo, ariko mu by'ukuri iyo bakurikiranye usanga ntabwo bafite umwimerere wazo, ni inka z'abanyarwanda. Arakoze cyane Maître, ati inyambo kugira ngo ibe inyambo y'ingegene ariyo ya nyuma, ariyo nyambo tubona uyu munsi twasanga mu Rukari ndetse n'izindi agiye kutwereka, mwumvisha uburyo zihererekanya, uburyo inyambo y'imfizi nyirizina bayibangurira ku nkuku, inkuku ikatanga iyo bita ikigarama, ibigarama nabyo bikabangurirwa bigatanga iyo bita inkera kibumbiro, inkera kibumbiro igatanga imirizo, imirizi igatanga ingegene, ariyo nyambo nzima cyangwa se yuzuye twahoze tuvuga. Ubwo misengira amatsiko yo kwibaza nk'uko undi wese yakwibaza, ya nyambo iyo ngiyo y'imfizi babangurira ku nkuku, iyo iba yavuye. Maze rero nkubwire, ubu ngubu muri ino minsi twanashyizeho ishyirahamwe ry'aborozi b'inka z'inyarwanda, turyita inzira y'amapfizi. Inzira y'amapfizi rero ni ubwiru bwimika imfizi z'igihugu cyangwa z'umwami cyangwa z'igihugu. Iyo nzira rero ni yibangurira, ngira ngo tuzagera igihe nzayigusobanurira cyangwa nzayigusobanurira utari kuri ibi by'itangazamakuru. Ibangurira ni ibanga, ni ubwiru, ntabwo wandika ibangurira. Nagusobanuriye ko bayikuye mu nka zari mu karere, bakabyikorera bakazirema, ni nako babyita, niko twasanze babyita, baza kurema izo nyambo. Rero kumenya ivuye he igize ite nabyo nzabigusobanurira, kuko abanyarwanda barabyemerewe kubimenya. Ariko nagira ngo nkubwire ko bandika n'ubwiru rwose, umwami Rudahigwa abwira Kagame ngo yandike ubwiru butazazimira. Abari bafite ubwiru bw'inzira y'amapfizi bwa 18 barabuze, baburana nabwo, bananirwa kubwandika kuko ntibwandarikwa. Ni ikintu gikomeye cyane ku gihugu. Imfizi ni ibanga rikomeye. N'abariya baduha ziriya z'inzungu nakweretse, barabiduhisha cyane, bakazajya batuzanira intanga z'imfizi bamaze nk'imyaka 20 batagikoresha iwabo, akaba ariyo batuzanira aha bakatugurisha. Cyakora nk'uko nabikubwiye, Imana y'u Rwanda na perezida wacu yageze igihe yemera ko tujya iwabo, noneho tukazikura iwabo ku cyororo cyabo, tukazizana n'indege zikagera mu Rwanda, kuko yaramaze kumenya ko badukorera ibyo bintu biduhisha. Ariko n'ubu ngubu ngira ngo abashakashatsi bacu baracyakurikiye kumenya uburyo babikora, nubwo abakurambere bacu bo bumva bari bariremeye inyambo kera, nta n'ibyuma bakoresheje ubwo buhanga nabwo tuzabugarukaho, nzabukubwira
atari kwandarika inzira y'amapfizi nk'uko nabikubwiye. arakoze cyane, ngira ngo hari ibyo tudakwiriye kwandarika ndetse tudakwiye no kuvugira aho tubonye hose. Umuco agahugu umuco akandi wundi, igihugu cyacu burya nacyo kigira uburyo kigira ibanga. Arakoze cyane. Hanyuma mu gihe tugitegereje ko tubona inka zitashye, ndagira ngo adufashe kugira ngo tumenye amabara y'inka. Izi nka z'inyambo twahoze tubona mu rukari, ngira ngo wabonye uburyo ziteze bitandukanye. Kenshi baravuga ngo gutega k'umuco wa Kinyarwanda iyo tubyina ngo dutega twiganya amahembe yazo, ariko ziteze mu buryo butandukanye. Ese biriya bitandukanye ibyo byavuye he? Ubundi ni ibiki? Byitwa ngo iki? Nkurikije uko babimbwiraga ntabwo. Urakoze cyane. N'ubundi abanyakurambere bacu bajya kurema inyambo bashakaga inka ibumva kurusha izindi, ikagira n'uburanga, ikaba ifite n'isomo yabaha mu gihugu, ari byo by'iby'uruhu mbwira byo kubyina nk'inyambo, bateze nk'inyambo. Hari n'abatega nk'imfizi, cyane cyane abantu b'abagabo iyo babyina batega nk'imfizi, ntibatega nk'imbyeyi. Ibyo byose ni umuco, nibyo abanyarwanda bashakaga barema inyambo. Buriya rero bimwe urabibona ukabihuza n'ibyo ubona uyu munsi, ariko ugiye mu itorero ukareba uko intore zihamiriza, uko abakobwa babyina, byanze bikunze inka zose z'u Rwanda uzasanga uko ziteze bikoreshwa no mu mbyino, haba mu bakobwa haba no mu bagabo. Inka z'u Rwanda rero zifite umuco, zihuye n'abanyarwanda cyane, ni abavandimwe. Abavandimwe buryo tuvuga abavandimwe ni umuntu muba mwaronse ibere rimwe, kugira ngo umuntu abe mwene nyoko nuko muba mwaronse ibere rimwe. Wabibonye hariya inyana yonse binikije nyina leta barayikama, bashyira abana bacu amata. Urabona bariya abana ko iriya nyana niyo yabasigiye, kuko niyo yabanje kunywa kuri ariya mata, ariko basangiye ibere. Ubwo rero sinshaka kuvuga ko inka ari umuntu, ariko ni mwene nyina w'umuntu, kuko kugira ngo umuntu abe mwene nyoko nuko musangira ibere. Ibyo wabyiboneye nawe hari uko abana basangira ibere n'inyana y'iriya nka. Nibyo ngibyo rero uzungurutse umuryango wacu wubaka ute, imfatarembo iyo bagiye gutangiza umuryango w'abanyarwanda, hakazaza inkwano, hakazaza indongoranyo, n'ubundi buryo bwinshi abanyarwanda babonamo inka bwari bwarateganyijwe n'abanyarwanda ko buri munyarwanda wese agomba gutunga kandi akayibona. Ari nacyo gihe cyiza nahoze nkubwira tugarutsemo cyo kuba hariho na gahunda ya Girinka. Ni ikintu gikomeye, yenda hari abatabizi, ariko abanyarwanda bo bamaze kubimenya kubera akamaro babona zifitiye abantu. Inka rero ni mwene nyina w'umuntu. Mu muco wacu irakomeye cyane, urumva ko itangiza imiryango yacu. Arakoze cyane ati inka ni mwene nyina w'umuntu, kandi koko urebye nk'ibikorwa biba byabaye cyangwa se uburyo abana babayeho n'uyu munsi wa none, ababyeyi muhari mubyara murabizi uburyo dukenera amata kugira ngo abana babeho. Inka ni mwene nyina w'umuntu koko. Ngize amatsiko, muri iki gihe turi muri gahunda yo kugira ngo abantu babone inka, kandi koko nk'uko twahoze tubivuga tugarutse mu gihe cyo hambere, umwami niwe wagiraga inyambo akoroza abaturage. None uyu munsi wa none iyi nka zitwa inyambo, ryari zitwa inyambo iyo ziri bwami, zitwa inyambo niyo zagiye mu baturage ziraguma zikaba inyambo, cyangwa zifite ukundi bihindura izina? Ntabwo zihindura izina, no mu baturage ziba ari inyambo, n'abaturage baba ari ab'umwami, rubanda rw'umwami, inka z'umwami. Kera abantu bose baramutswaga, nakubwiye abantu babiri bagize u Rwanda: Imana y'u Rwanda, umwami w'u Rwanda, cyangwa perezida w'u Rwanda. Ndetse nakubwira ko ariyo nzira turimo ubu ngubu. Dufite perezida utekereza abanyarwanda, agatekereza n'ibi byose dukora ko bitakwiye kuzimira, kuko ari iby'abanyarwanda. Nta kintu na kimwe yifuza ko twazimiza cy'abanyarwanda. Nizo mbaraga dufite, nizo mpamvu ubona turiho dukora ibi ngibi. Rero iyo ziriwe nawe arazitunze, afite inka zitwa inka za perezida, inyambo za perezida. Byagera ku muturage nkanjye cyangwa undi, zikitwa inyambo z'umuturage witwa metere.
zajya mu rukari zikaba inyambo ziri mu rukari zihagarariye urugo rwa rw'umwami. umuco mu iterambere. Nta terambere ntaho twaba tugana, kandi nta n'iterambere ridashingiye ku muco ryaba rifite aho tuganisha.